Iyo bari basanganywe yari amaze hafi imyaka 12 yari yarangiye, bakaba rero ari amasezerano akura Skol mu cyiciro cya Platinum mu bafatanyabikorwa ba Rayon Sport, ikayishyira muri Gold. Platinum ni ibanza, Gold ni ikurikira. Ubwo Skol mu bafatanyabikorwa iri mu cyiciro cya kabiri, abafatanyabikorwa ba Rayon Sport. Amasezerano yasinywe ku munsi w'ejo akaba ari amasezerano afite agaciro ka $145 za buri sezo, zikubiye mu bice bibiri. Ni $100 zijyana n'ibyo Rayon Sport izajya ihabwa, na $85 zizajya zitangwa cash. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport y'abagore izajya yambara Skol mu gatuza, Rayon Sport y'abagabo yambare Skol inyuma mu mugongo munsi ya nimero. Skol rero ivuga ko ibi yabikoze kugira ngo ihe umwanya abandi bafatanyabikorwa bashobora guha Rayon Sport amafaranga menshi. Urumva Skol yari yarahaye Rayon Sport miliyari mu myaka 3 ku masezerano ya nyuma aheruka. Au contraire, Jairati ihaye Rayon Sport miliyari 1 na miliyoni 100, atari noneho no kujya mu gatuza hano, bazaba bayishya hano hejuru. Ona hari ukuntu hano munsi, ona ukuntu Simbi yambara, yego miliyari. Hanyuma numvishije perezida wa Rayon Sport kare namukurikiye kuri RBA avuga ko buriya yitwa Beka izajya ibaha 500 million ku kwezi, ku mwaka, $500 ku mwaka kugira ngo ijye mu gatuza. Urumva Skol yari iri mu gatuza itanga $250 ariko izo $250 ntabwo zazaga cash, habaga harimo ikibuga, harimo imyenda, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndumva ayo babonaga cash, ndumva hari yabaga ari $120. Urumva bo rero bazazana $500 cash, bivuze ngo ni $50 buri kwezi. Inabahe serivisi yo kugihemba abakinnyi abakozi bose ba Rayon Sport buri tariki 25 za buri kwezi, kabone nubwo Rayon Sport yaba nta n'igiceri kiripfumu yifite kuri konte yayo muri Beka. Beka izajya ibahemba, nimara kubahemba hanyuma Rayon Sport nishyira amafaranga kuri ya konte, Beka yiyishyure. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Njye nakurikiye Murenzi Abdallah nyine muri kiriya kiganiro cy'umunsi munsi w'ejo basinyira amasezerano. Hari ikintu nakuyemo. Rayon Sport ni ikipe y'izina, ikipe y'igwa hano mu Rwanda. Yego nta muntu wanga ijana rya murindi. Nino kontra basinye nta kibazo, iri avantage na avantage kuri Rayon Sport. Kubera ko ntabwo twabica ku ruhande gusinya umwaka umwe na Skol. Twaragiye twumva ibibazo byagiye bigaragara hagati yanyu na Skol mugiye muri mufitanye amasezerano y'ubushize. Kaje tubona mu nzu banga uko bitoza. Yego twabibonye. Kaje hariho nyine izo gegera hagati ya Rayon Sport n'ubuyobozi bwa Skol. Rero kumbwira ngo usinyishije Rayon Sport umwaka umwe amasezerano ugiye guha $185, yego nibyo kwishimira, ariko mu kintu numvise yavuze ko yego ni byiza ariko harimo akazi muri Rayon Sport. Yego ukuvuga ngo ikintu cyitwa nyine branding na value ya Rayon Sport biramutse bigiye mu mujyo mwiza kikajya ku murongo, twakwiye kubona Rayon Sport ibona ibirenze ibi ngibi. I agree. Yego cyangwa tuvuze ngo ni Rayon Sport ifite amategeko igenderaho, inzego zayo zuzuye z'ubuyobozi, ntabwo tuzajya tubona ibintu bya gegere n'ibiki. Akaba Rayon Sport iri kubaho nyine mu buryo bwa model, iri business oriented. Noneho nawe yajya ku meza y'ibiganiro na Skol bikaba nka hari ni proposal ya win-win. Yego Ariko ubu ngubu ko tubona ko Rayon Sport
isa nkaho iri muri faiblesse igiye mu nuza muri tujye mu buryo bwo kudiringa na score ni score izigwa terms and conditions zayigenderaho. Rero kukuvuga ngo guhaye umwaka umwe no kuvuga ngo reka tukugerageze turebe niba hari icyo ugiye gukora kuko byagaragaye ko mu masezerano twasinyije mu bihe bitambutse hagiye hagaragamo ibibazo. Umwaka umwe tuguhaye reka turebe ese ugiye gukemura iki buryo twanakomeza noneho ukarenga umwe ugakomeza no ku yindi. Amakuru namenye ni uko ubuyobozi bwa Skol Breweries Rwanda bwafashe umwanzuro wo gutandukana na Rayon Sport. Ubuyobozi bw'iyi kampani ku rwego rw'isi baravuga ati muri abasazi. Yego. Ngo nyine ngo umuyobozi wabo ku isi byaramubabaje bati ntabwo bibaho mwatinyutse. None wahita hazamo ako kantu ngo bangoreka tube tubahaye umwaka turebe nimba bagira iyo stabilite cyane cyane mu bijyanye n'imiyoborere kuko nicyo buriya cyagiye kikunda kugonganisha Rayon Sport na Skol. So na uyu Abdallah Murenzi yabivuze aravuga ati how comes ushobora kubaka equipe ikomeye mu mwaka ugiramo abatoza babiri cyangwa batatu? How comes ushobora kubaka ikipe ikomeye buri mwaka ugura abakinnyi? How comes ushobora kubaka ikipe ikomeye buri mwaka uba ufite umuyobozi mushya? Rimwe na rimwe mu mwaka Rayon Sport ikayoborwa n'abayobozi babiri. Ati ntabwo ibyo bishoboka. Ikintu cya mbere tugomba gustabiliza niyo structure y'imiyoborere ku buryo haba hari umuntu uvuga ngo iyi project ngiye kuyubaka mu buryo bw'igihe kirekire kuko nanjye mfite igihe kirekire hano. Kuko nk'ibyo nyine ibyo ngibyo uri kuvuga nibyo. Ariko how can you extend your standard mu gihe uyu mwaka Rayon Sport iyi sezo 25-26 iyobowe n'abaperezida babiri? Ntabwo byashoboka. None already reka nguhe n'akantu koroshye. Ubuyobozi bwabanjirije Tade bwari inzibacyuho yande ya Abdallah. Sibyo? Siko byagenze hano? Oya ntago ari byo. Ni retired. Noneho batoye Tadeyo na bamuvunyi ngo bagiye muri board, bamuvunyi bo ku giti cyabo bakora deal yo gusinyana na Airtel. Basinyana amasezerano yo kubaha bisi urukumva no gukoresha kari akanyenyeri kugira ngo gaceho amafaranga ya Rayon Sport. Yego. Tadeyo arabyanga. Kandi bisi already bivuga ko iyo company yari yamaze kuyikoresha. N'ubu Abdallah yongeye abisubiramo abango nyuma yuko byari byarapfuye tukongera gusubukura tugasinyana amasezerano nabo. Ubu bisi iri kuri phase ya branding. Iri gushyirwaho ibirango bya Rayon Sport, abafatanya bikorwa bazayijyaho n'iki kugira ngo batangire bayikoreshe. So bamwe bakoze deal itari mbi yo gushakira Rayon Sport transport irambye ihoraho, bisi wakwamamazaho ukabona andi mafaranga. Undi nawe bati no mwese mwayikoze nkani. Bivuze ikirere confidentiel muri Rayon Sport zituma idagira gute idatera imbere. So nimba akakanya tuvuge n'urugero urabona turi kubona ko Abdallah asa nkaho mu by'ukuri tutabeshyanye urebye nk'abafatanya bikorwa arimo gushaka. Nk'ubu hari amakuru avuga ko Azam uruganda rwa Azam bishobora kuzageza tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi basinyanye deal na Rayon Sport ya $300,000 kuri sezo. Uri kumva icyo kintu? Already nukiramo aya ngaya ugashyiramo yuriya nago zibaye almost miliyari 2. Abdallah kuvuga ngo njye nkurikije ibyo ndimo gukora n'abafatanya bikorwa ndi gushaka nabo tumaze gusinya, nkurikije n'icyizere cy'ibiganiro by'aho abo ndi gushaka aho ibiganiro bigeze, Rayon Sport yisezo izakora amateka yuko izabona budget yitunga ikanasagura. Yego. Uri kumva icyo kintu? So uwo muntu yubatse ibyo bintu. Ejo bundi amatora nabo yabivuzeho, hari n'inkuru zari zasirikiye
ngo urabona ngo Rayon Sport ngo Abdallah ngo na komite ngo babongeje umwaka. Ntabwo ari byo. Yabinyomoje avuga ngo bitarenze kuko impamvu ndi kuvuga bitarenze itariki 18 yavuze ko Rayon Day bayiteganya hagati ya tariki 11 na tariki 18 bakazakina na Gor Mahia. Bitaremezwa ariko bashobora kuzakina na Gor Mahia, ariko bivuga ko bategereje ikipe ya Al Ahly Libya ko yemererwa gukina Sekafa akaba ariyo bakina, cyangwa se itabayo. Hari amakipe yo muri Zambia nayo yasabye gukina Sekafa. Mu gihe bayemerera Gor Mahia doc izaza aruvuga ngo nitubura bari mwebwe tuzabe twara ababukinzi. Urukumva yavuze ko iri hagati ya tariki 11 na 17 na 18 z'ukwa karindwi. Aranavuga ngo Rayon Day izaba Rayon Sport ifite ubuyobozi noneho bwatowe. Urukumva niyo mpamvu ndi kuvuga ngo bitarenze. So nk'ubwo rero muri ayo matora ukajya kubona batoye undi muyobozi. Abdallah ntagarutse wenda nka bimwe twavugaga bya CEO, nubwo amakuru 90% avuga ko Abdallah azaba CEO wa Rayon Sport, ari nawe uzakomeza gukora ibyo bikorwa. President uzatorwa yavuze ngo RGB yabasabye ko hazabaho board, urumva, hakabaho ubwo president uzatorwa azaba ari president wa board n'abayobozi nyine bamufasha. Habeho president nako habeho komite nkemurampaka, numva na ngenzuzi nimba yivuzemo I'm not sure. Izo ni zebyiri nibuka. Nohita ngo noneho rero abo ngabo ni governance. Noneho rero habeho n'urwego tekinike. Niko RGB yababwiye ko inzego zigomba kuba zubatse, ntabwo ari ubushake bwabo, niko bigomba kuzagenda. Urwego tekinike ruzaba ruyobowe na CEO, hanyuma habe hari directeur tekinike, habe directeur wa finance, habe ngo nimba ari na operation manager. Urakoze cyane. Urumva ko naza ari CEO still nyuza uyoboye Rayon Sport n'ibyo bikorwa byose. Urumva azakorana na DAF mu bijyanye n'amafaranga, no operation manager urede baramufite ni Irambo na Eric, directeur technique arebane n'iby'ikibuga n'abatoza nawe baramufite. Urumva so byumvikana ko niburi izi projet arimo gukora zizakomeza. Ariko atagarutse n'abangaba bose bakoranaga izi projet ntibagaruka, ejo uzoshaka kuzasanga ngo wa mwaka Skol yasinye urarangiye barabiretse. Beka yabonye harimo akavuyo amasezerano bayasheshe. Urwo ruganda rwo muri Tanzania bari bagiye gusinyana babiretse. Jairuti yabonye harimo akavuyo yasheshe. Urumva rero byaba ari catastrophe. Ariko nibura akomeje gutya sezigatangira afite almost miliyari 2 z'amafaranga arimo arinjiza amafatanyabikorwa, kongeraho n'amafaranga yinjira kuri gate collection. Sezitaha wayi note atavuga ati noneho reka twongereho indi miliyari mu bafatanyabikorwa zibe 3. Ni zibe 3 already Rayon Sport ira upgradinga mu migurire, ira upgradinga imishahara, ira upgradinga nyine mu kibuga. So icyo ngewe rero ndi kuvuga nanagendeye ku gitekerezo cyawe, Rayon Sport ikeneye ubuyobozi bufite stabilité kandi bumara igihe kirekire, ku buryo bwubaka systeme n'undi uzanaza abasimbuye agakomereza muri ya systeme, kukabona ni systeme nziza kandi irimo gufasha Rayon Sport kubaho. Amakipe yacu igihe kirageze ngo atangire gutekereza kuri modo yi business oriented, kuko mu mikoro yayo make amenshi abafite ntabwo amafaranga make yazajya aza kubera gugisima management iri mu buyobozi cyangwa se gutumvikana ngo nayagendere ubusa gutyo. Rero numva gushyira hamwe hakaba iyo modo ya business nyine oriented none no mu kibuga bikaza gutanga umusaruro, byafasha amakipe menshi. Ko amakipe yacu ubona asohora byinshi ariko byinjiza n'ibikeye. Yego. Kubera iki? Kubera ko ya gugisima management tuba dufite. Rero nkumva ko uyu mwaka by'umwaka kuri Skol ihaye Rayon Sport bajyanye amasezerano na Rayon Sport. Mbona bo bahaye bashingiye ku cyo Rayon Sport iricyo. Abafana bigasi ifite nyine iyo audience ifite n'amateka ifite. Kuko uriya kwamaza muri Rayon Sport uri ikinyobwa runaka ni nkaho ubuteye ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri muri Rayon Sport.
niyo mpamvu kuvuga ngo Rayon Sport yego amafaranga bagaragabanyitse ariko nta niyo mpamvu Skol itagiye burundu kuko izi kivana muri Rayon Sport na Rayon Sport wenda mu bijyanye n'ubufatanye wenda n'ibikorwa remezo hari icyo Rayon Sport yungukamo ariko uyu mwaka bagakwiye kuba ari nka warning kuri Rayon Sport wo kuyibwira ngo natwe uyu mwaka tugomba gukora cyane kugira ngo turebe ko uyu mufatanyabikorwa ejo n'ejo bundi uyu mwaka yaduhaye wakiyongera biramutse bigenze nabi banadukatira nyine tukababura bakagenda kandi nta wanga ijana mu rindi amakipe yacu akeneye amafaranga rero nkaba numva gushyira gutya hamwe kubaka izo nzego kugira iyo stability mu miyoborere system igakomera kurusha umuntu uzaza nicyo cyihutirwa muri Rayon Sport kuruta ibindi byose kugira ngo iyi kipe nyine ibe business oriented ariko no mu kibuga bibare. So ubwo rero nuko byifashe muri Rayon Sport ariko uwitwa Bwana Murenzi Abdallah yaje kugira icyo avuga kuri aya masezerano.